Colombian jemva muri Puerto Rico mama sita señorita mama nyara nuvuga ngo arena Bruce Melody afitemo icyumba nanjye mfitemo toilette so nuvuga ngo no se YouTube ko bayifunze baramfunze wapi di Madrid buriya yagomozi ataraza no muri itangazamakuru akirizo iyo ngiyo iburasirazuba so mwebwe muraho ngaho ngo dream nayo mva njewe sensaza hano ngo ndire ngo mwafungiye ngarana bafuba ko tuzaruga ko mu kinyarwanda bumva no dukora ibigano no muri Portuguese mu gishinwa cyika nkani no kuvuga ngo bakunze Dream TV mukore subscribe impamvu azaba ni nambara y'aba YouTube agenda bise ndanabivuze ubu ngo Mr. niwe Serindio ni u Rwanda semani sigaye ntanga abantu man kandi byo man abantu baji bamemukira man nese yo tubajyanye tugenda zarababwiye nzabaherekezamo urusoro zabajyana yo kandi iyo mbajyanye mbanza kureba yama etage yashizemo mwashizemo umva ngo wapi nose ya BMW iriwe irese irimo wapi nta kintu ajyanye nose tino ko ariko yaje nuko yaje okay mumusubize umusaza nguramukunda cyane niyo makuru no kuvugana ubu Salima hi baby okay I'm good how is the weather harashushe cyane oh my god Salima azava hariya ngizamukiye ku kibuga cy'indege ndamubwira ni boss warabizi Salima kiva Cameroon niwe nari negereje gutino kucyudashaka niwe nari negereje ndavuga nige zarongora umugore wagiye gusifura make abagabo nayisifura zamenya ko azatungura uriyo Salima rero yatsinze igiti Mwongeye kwirirwa neza bakunzi ba One Fox TV show twizeye ko aho muri mumeze neza abantu bafite ibibazo mwihangane ahari icyo kibazo urimo ashobora kuba ari ryo shuri ryawe gusa twizeye ko Imana izakigukura twica ahantu heza cyane turi kumwe n'umusitari wahogoje imitima ya benshi yitwa MC TINO tell them say reka mbere yo kumwakira mbanze kwanza mbibwiye ni Rosette Roxy Tino twishimiye kukwakira man ndishimiye kuba like muri camera the number one MC nk'uko mubizi aka Bisaka Manchester United bagiye kumwirukana ariko nabirenze aka Chocolate Brown aka it is what it is man aka doing the show aka Ejur wow urasa neza cyane wambaye neza merci beaucoup kabisa merci wow man none MC TINO ubundi ni mu ntoki icyo kibazo bakimbajije kera man mazi igihe kinini subiza icyo kibazo umuntu taramenya MC TINO ubuntu bwakivuka so ari ibibazo nk'ibyo ngiyo mbwira abantu MC TINO ugiye kuri Google wandike MC TINO Rwanda kuza MC TINO ni benshi Colombian jemva muri Puerto Rico mama sita señorita mama nyara so wandikemo MC TINO Rwanda Wikipedia ize kubwire byose ntago uzongera kujya kamera zose mbwira abantu ngo MC TINO no you know oya igihe twabivugiye aregiye ubu ngo imyaka tugeze ntabwo ari imyaka kwivuga ngo ni kanaka oya jya kuri Google if you want to know me if you don't want to know me don't know me if you want to know me c'est tout c'est fini continuez la question wow MC TINO rero mwamubonye ahantu henshi mu bitaramo ariko TINO igitaramo cya mbere cyagushimishije stage ya mbere yagushimishije ni iyi mana wa stage ni menshi cyane ariyo nakoze mbere abantu bataranatunga za iPhone na smartphone ntabwo nakoze stage menshi ako stage navuga yashimishe mu buzima ni stage ejo nturunkinga arena arena His Excellence was there Neo from US so njye musi wa mbere waronkiza arena nuvuga ngo arena Bruce Melody afitemo icyumba nanjye mfitemo toilette so nuvuga ngo
Bruce Wayne icyumba kandi Bruce Wayne ahubwo niwe ukenera cyane ko dukenera toilette cyane kurusha icyumba hari tubona mu masaro so kuvuga ngo your show is excellence were there First Family yego all CEOs Neo all the artists everybody man bose bafite bashaka kureba arena you know nubwa ari kwituzina mwaka ushize no 2020 I think was 2020 yeah I think yeah so 2019 gutyo dangi 2020 yego so ni stage ariko ni nyinshi ari kwibohora FPR arizo nagiye nkora za Jungle Party East African Promoters guma ni nyinshi yeah wow MC Tino ubundi ubu musore ubu mugabo uri iki muri ibyo kuko hari abantu bakukunda bakuzi ariko batazi icyo uri cyo muri ibyo you know mvuze ngo ndi umusore uri ubusore n'iki ariko ndi umugabo kandi abantu basobanura ibintu nabi ngo umugabo n'ufite umugore umugabo n'iki n'umugabo bitewe n'ibikorwa nakoze ndi umuntu w'umugabo urabizi ko umuntu yakoze ikintu cyiza agatera umuntu w'umugabo yego n'umukobwa yitwa umugabo n'umumama uri koze ikintu cy'abagore umugabo Rosette uri umuntu you know bitewe n'ibintu nakoze muri Showbiz ndi umuntu w'umugabo ndi umugabo sindashaka ahubwo ari kubaza ndengaragu cyangwa you know so ndacyari ingaragu ariko ndi umuntu w'umugabo sindi umusore n'ubusore se n'ibicyo basore umusore yagiye pano zose ziri mose biki byose I'm not that kind of Nesiko twumvishe ngo ufite umugore oya nta mugore mfite umugore abo mugore mu gihe yashizwe mu mago so mu gihe narashyira mu mago nta mugore mfite wow murakoze mu minsi yashize twabonye channel yawe ya Dream TV yarasibwe byaturutse kuki nabyo nzi nabonye kwa kundi uba wikiye mu rugo uzi ngo ruvende urahembwa urabizi ko aburi minsi nirwe ngo ntabwo uzahembwa ku kwezi turagufunga what strikes nibaza strikes how we strikes man njyayo mbona you know bashize impamvu batanze ntabwo ari impamvu naza kuvuga hano you know gusa barayifunze ariko it's fine ntabwo navukiye kuri YouTube njyewe I'm not a YouTuber man I'm not a YouTuber by the n'abantu bazanye amashari yego baba YouTuber bari bazi ko turi I'm not in competition with nobody man I'm not ntabwo ndi muri competition I'm not YouTube njyewe nabikoze kugira ngo abantu bara abafara vuga Tino kora cyane turagushaka Tino wabishobora so I was doing it for me people them you know so if you come and like strike and do all the blood clot things me and I gave a time for you man see so abo ngabo ntabwo navukiye kuri no se YouTube ko bayifunze baramfunze wapi di Madrid tukomeza ariko hari abavuga yuko ngo impamvu bayifunze ngo nukucishaho ngo filme z'urukoza soni ngabantu bari gusomana abandi ngo berekana imyanya ibanga tubwire is it true gwe wakurikiye umuntu wese abantu bari hano ndabizi wenda bamwe muri mwe mwagiye mukurikirana Dream TV yego ni ryari mwabonye imyanya y'ibanga yandese abo barega ibyo ngibyo ni imyanya y'ibanga y'abashiki wabo twerekanye ni aba mama babo ngucishaho filme z'ubura urukoze urahesebura man bawura icyo kibazo tukireke kuko arige narakari ngo ni nayo mpamvu bayifunze oya ntabwo ari yo ngo niyo bataze nyine abazungu nibazi no gusoma abazungu rero ko baba ngo this and this pornography what is pornography manika ariko abayifunze se byose bazayima ni ngoke bazi bafunge ni none oya ntibikabe oya mvuga nyine bazafunga zose icyo ndi kubaza wapi none se ushaka kuzifunga se wakora content zose ziba mu Rwanda wowe oya uri wenyine you cannot kuzano ngo biki ngo rukwango uriya muhazi waririmba ibintu byose kwese bibaho oya like ari umuntu uririmba ubukerarugendo ari umuntu uririmba urukundo umuntu uririmba histoire umuntu byose wabiririmba wowe oya stop hating on one another rero ni by'insangano zanyu sin yama icyo kibazo wari ugihuriyeho na Yago we chano ye yaragarutse ubifata iki man that's good man for Yago is my brother man Uriya Yago muzi
ataraza no muri itangazamakuru akirizo iyo ngiyo iburasirazuba yego I know him very young zagainzaye banaziko yagomuzo so if they open your ghost channel it's good bakiyifungura re afashe wa mujya musunuka ibigare nicyo yabonye moto yago is helping the society the community so why do you why do you do what man is funny de gusakosora kubera icyo ushaka gufungisha yago akora ibintu byiza muri society sugera arishimiye yagorana namwandikiye ndamubwira man yago big up on yourself yego man akomeza akora ibintu muri gukora okay byose muzadukumbura man kankuremo urusaku komeza kuba yago yaragushimiye ubyakira ute ni byiza goma kushimira zo sindi mukuru we sese yago man big up on yourself yago yeah like naramubwiye ni keep doing a great job yego wowe yago niwe muntu like yagiye numeno kuri TV we ngajyayo ABCD so and so ikushimira it's good thank you nanjye ndikumushimira yeah none hari ikizere yuko kuko hari abakunzi ba Dream TV bari hano hanze benshi cyane hari ikizere yuko Dream TV yagaruka tubwire process bimeze bite hari Dream TV zagaruka se niba barankomye amezi 3 amezi 3 nazarangira ese corona zahoraho haje ibintu byinshi biragenda bro namvure ndahita okay so mwebwe muraho ngaho ngo Dream TV nayo imva njewe sensaza hano ngo ndire ngo mwafungiye ngana so Dream TV is gonna come back kandi ni garuka no tuzadukora ibiganiro mu Cyespanol take care mama sita mu Gifaransa Cyongereza turiyo none byubafungisha ko tuzadukora mu Kinyarwanda bumva no tuzadukora ibiganiro no muri Portuguese mu Gishinwa cyika nkani no kuvuga ngo bakunze ba Dream TV mukore subscribe none none se Tino ikibazo cy'amashyari kuba YouTubers ukivuga hiye amashari ni mabi amashamba ni mabi ni ushaka kugishamba jya mu ishamba nyijya muri Nyungwe so the forests are there nobody stays there kwese man wajana kungoresha ikiganiro because you have to ufite ibibazo ushaka gukemura yego YouTube yiteza kuba yishura abantu no bangaye bari gukora ibi bintu bande se none se ariko kwera ubukeri imana bwa YouTube ni muzi nanu bumva wasanga ari n'amafaranga ya satani asa nababuza ijuru kundi abantu bose ba YouTube amafaranga tuzi nahana si ubona bagushyira ko se umuntu agushyira za miliyoni ngo kwera bashyizeho ngo nyogo biki nibiki muzi amafaranga navaye kwanza muzi muzajye munabitekereza mbere ko wanga Rosette nibiki bombo clat like youths man you hate on your man bombo clat ibintu by'izangano nuza amafaranga ava kuko yo korera leta urabizi ni ministante yego ni municipal abizi ni ministry ngorera Kate Radio yego amafaranga ari kuva Kate Radio ko YouTube nuzi n'umuntu kwishura ayo mafaranga impamvu azaba n'intambara y'aba YouTube agenda bizi ndanabivuze ubu ngo amafaranga ni ikintu kibi ku buryo n'umwana w'Imana wagize baramugurisha ibiceri bitatu Yesu niwe uvuga borazanga kuri YouTube kebana yo gira ikintu ni iki wabwira nk'umu YouTubers ubuza nk'umutumirwa kujya ku yindi TV urumva ibyo bintu ariko abatumirwa nge umu YouTuber nani kintu namubwira I don't have his time or her time ndekubwira abatumirwa bakubuza nkande wowe suko se skede banyedenda gasko no ibintu none biri kuba mu Rwanda ibintu bizakizwa n'ikiro no mana nyagasani Yesu wizu bad wabakubuza gute se nta muntu wambuza nose ndiri gukora ikiganiro se yago yambuza ngo nugi hariya ngo Rosette ngoje bundi yamvuzeho ngo nuje who are you biramaze ibi yakuvuze sinshaka kubimenya mine to come and talk to me people ye ngo bakuza ngavugisha abakunzi banje abakunzi bica yego yaman so nzangano mashamba
araba batanze gukora kuri za YouTube bari za Rusororo na yose no kwisura calm down reka abantu barye abana umwana uri nyuma kamera is very young wamufungira uzamubona igihombe so shut up and bend over shut up. Wow. Aha, MC Tino twigarukire kuri Showbiz. Wagiye ukorana na Miss Jojo n'abandi batandukanye. Miss Jojo wamutugira hiki? Miss Jojo, man, she's a legend. Miss Jojo is a legend. Miss Jojo, niwe man. Miss Jojo niwe Celine Dion y'u Rwanda. Yego. Yeah, Miss Jojo is a Celine Maraka babagore bakoze. Niwe navuga ni umuziki nyarwanda iyo tuvuze abakobwa. Bamarinane bari kubaho Miss Jojo ataza gutinyuka. Ba Knowless bari kubaho Miss Jojo ataza gutinyuka ngabikora. Yego. Aba bose banga bari Airways Miss Jojo ataza gutinyuka ngo akora asange basaze barafika bakora ibintu bikomeye bariyeri bandi bose bamubona ubu. Banesa abandi bari bose mubona ntabwo bakaye bahari. So Miss Jojo she's a legend. Yakoze yatsinda ibikombe yaduhaye show umukobwa w'igikondo man. Wow. Ya man abantu w'igikondo kurabizi wowe ngabiro gitari MC Jojo KGB bande bose you know ba Usengimana Faustin bari bakina imipira bande bose rero gikondo ibitsa abastari. It is what it is. Yes. It is what it is man, you know. So Miss Jojo kude chapeau ari ni Kigali man. Ari Kigali. Of course she's here. Turavugana nk'abasazi n'umuntu muhamagaye nkushiriraho shaka kwinywera aka orange gakonje ashiraho ko she knows. Yego. I'm her brother man, you know. Yeah. Wow. Tino dukunze kukubona utambaye iyo ngofero. Ubundi muri iyi minsi ko iyo ngofero uyiharaye harimo iki? Iyo ngofero arimo amahoro. Arimo umutuzo urayibona ariko. Ndayibona. Arimo umutuzo arimo byose. So iyo ngofero ni nziza. Ni gift ingofero of South Africa. Ango muri Kigali ntabwo wahibona. Kubera iki? Wayikurese kubera iki se nyine kubera iki nyine nayo wabona. Kubera iki? Wagiye ushakira ngo kwandi mbona isanzwe. Isanzwe nyine kuri wowe irasanzwe ariko kuri igihe uyambaye nigize gaho giye ushakira Kigali ingofero ipimiro 50. Urayibona? None se. So ingofero wari wayibona n'undi muntu. Ni cye kintu Morgan Heritage. Yeah? Yeah. Ni cye kintu kiri special kuri iyo ngofero. Abavuga ko ngo wayikuye mu bapfumu ngari dawa ngo. Ngari dawa uri gukoresha muri iyi minsi. Ngo bigenda gute dawa nkoresha mana ukoresha dawa bitewe na ABCD. You know? Na dawa shaka muri iyi minsi, you know. So let me tell you something. Jewe iyi ngofero ni gift. Iyi ngofero umuntu wayimaye yambwiye ati zakurinda ibintu byose. Ubu ngundi kureba mu myaka 10 iri imbere nzaba ndi billionaire. Yeah, iyi ngofero kubenyereka iguha amashabase koko se kangubaza iyi ngofero muboniye ubu ngubu mukanye imvurira ndi kubibona. Ubibona muri iyo ngofero cyangwa ubyumva? Iyo nyambaye gutya bitamubona ubu ngubu ibintu biri imbere umugore wanjye avuye muri doshe ndi kumubona ari kwisiga amavuta ndi kumubona. None se niba ubibona muri iyo ngofero kuki kuki Dream TV yawe yasiba? Yaje nyuma ya Dream TV niyo mpamvu bayimaye batazongera kunsubira na channel nimwe. None se niba yaraje nyuma kubera iki utakoze uko ushoboye ngigaruke ibingi kore biri imbere biri inyuma doesn't care. Ibyambaye imbere yayo ibyambaye imbere yayo ndabiyagarura ntabwo ibindi bapase ngo ndabigarura iki se byagiye byaragiye bro abapfuye barapfuye natwe tutegereje umunsi waje rero so don't iyi ngofero ubu urabona umugore wanjye amaze kwisiga agiye kurya ngo wayikuye kwa Sarongo ingofero nayo yabona iraheza man ingofero binga by'amadolari man bingahe Tino menshi cyane aho yarabizi Sarongo nabizi se Sarongo afite y'umweru yashatse kugurisha ngo Tino ngo ndagoye icyo ushaka ngo n'umwe amasambi Nyamata ngo nanjye mfite amasambi Kigali munsi urashaka kare ubu Sarongo tumeze gutya kubera iki afite umwere yumuka kuko bashaka yumuka kandi giye ufite jegene
Sarugo ndagusuhuje arabizi Sarugo ariko ni umuntu wa ndamwemera Sarugo ni umujyamo wanjye tu cyangwa hari ukuntu umugizi ibyo muri Sarugo ni umuntu ukugira inama mu buzima n'ibiki is a big guy is educative so nibyo nabireze ese Tino uyu mwaka ushize wa 2021 ni iki wakwigishije hari ikintu wanyigishije ubugome butabaho sigaye ndi umugome shaho ariko apana wa mugome wo kwica niki wa mugome none reba abantu bose man sigaye ntanga abantu man kandi man abantu baji bamemukira man aba familie abashuti n'ibiki niyo mpamvu sigaye afite inshuti nye cyane zishoboka you know je nzagaragaza inshuti zanjye 100 zitanarengaho kademo uzafungiraho muri zo nshuti zanjye abantu ba Papa bandi ba DJ Frande bose bavani bandi bose mwaka ushize narahombye mu mafaranga menshi bitewe n'ubugome bw'abantu mwaka ushize man nagiye mura n'izazana nyinshi cyane kugasanga nta n'umuntu gwamagara ngakuye ngo Paul mwaka ushize twafushije abantu bagiye pore baragenda abandi bose mu mikino umwaka ushize man tugiye marika dukomeze n'ikiganiro oyihangana tubwire bombo clad man isomo byagusigiye byasigiye nyine kutizera umwana w'umuntu ko none ni wazovuga iki yewe ufite ikibazo nta kintu nakumarira ngiye mwakushize wanyeretse ko abasani babaranga bari bamwigendaho bashaka kubafasha BCD nane man bombo clad si hari ikintu cyaba cyarakubayeho se umwaka ushize utazibagirwa cyase no mu yindi myaka yatambutse bivuze nibyo indi myaka itambutse ni byinshi burongeye ikintu kibaye ndebe ibintu biri imbere ko ejo nagwagarura ejo impamvu turi bazima nuko ntabwo wapfuye ejo so yari umuzima why do you want me to go back gutekereza ibyejo focus on the future focus on the future umenye uvuga uti nubwo nazi imisangi yo kubaho ariko imisi sigara man abantu muri kure iki kiganiro buri munsi nkari wo wanyuma don't wake up in the morning sindi mupasiteri ariko every morning I give a prayer to God. I thank my guardian angel buri muntu afite marayika murizi you don't even thank them Imana yaguye marayika murizi niwo gukiza ziri accident Imana yabikoze ko nayo ni Imana yakirahamba ariko ishira abantu baba kapone biki babifasha marayika murizi wawe n'ujye umushima ni I thank him thank you my guardian angel neze moto ngeze mu rugo thank you in the morning thank you God for another muraho ngaho urabyuka ukondo uri kugenda ukegira na jua ukabyimba n'abapasiteri batajya banasenga mu gitondo ahizo akazi imbere bibaho se ngaho bibaho se kandi ari pasiteri badasenga ariko kabyuka kucumire kwera amaturo n'ibiki akaza ari ngo mushireho man so me nsigaye ngo ibiganiro ndabizi one day izi video muzazigarura we nakiba kuri isi y'abazima izi video muzazigarura abantu bazirebe n'abato bavuga ati bana we mujama yani ari cool n'ibiki ndabizi I know man nitukirengagiza ariko ko one day you live this byose byaba YouTuber muri kuru nukirengagize ko ejo n'ubundi niose giye porn yasize ibintu mwebwe mwamurushaga ibiki mwana DJ Mira ni wasase DJ Dennis ni yasize ibintu bakuma muri mu bicani kumwe Radio and Weasel Radio nako Uganda ni yasize ibintu bande bose So why do you think Gaddafi is the president, was the richest, but he left everything? Why kuki mumva wowe hwarwa n'ibintu byose nta kintu wazanye kuri iyi si? Don't fight for things. Sin? Muri ubuzima no kwiyoroshya. Ukaba humble. Thank you. Be humble man. Ibintu uri kurwanira mwe amashari ntushaka ko mugenzi wawe nta kintu wazanye kuri iyi si. Nese yo tubajyanye tugenda narababwiye nzabaherekezamo paka rusoro nzabajyanayo kandi iyo mbajyanye mbaza kureba ya mayitaje yashizemo mwashizemo umva ngo wapi nose ya BMW yiwe irese iri mu wapi nta kintu mujyanye nose Tino ko ariko yaje nuko yaje okay mumusubize umusaza mugende twaje kuri iyi si twambaye ubusa tuzasubira twambaye ubusa byo twakoreye niko tugira gutya bagadushira ari amashuka dushira n'ibiki iriya myambaro ni icyubahiro nyiraguhereza avuga ati wakubundi bakaba gushyira kuntu wavutse cyane
ntacyo bitwa ko bapfuye n'ubundi roho yasubiye ku Mana bagako dushyira bira iboro kugira ngo icyubahiro abantu bavuga ati Tino yabanye neza ikatumwambike neza agagositimu yakundaga ingofero n'ibiki tumugira gutya agende muri swag ariko all that is bullshit is nothing before God man you come without nta kintu wazanye kuri isi ntabwo akagira umururumba sinana abantu mururumba abantu bawukura man aho n'umururumba bawukura yeba babiba tunagize gutya ngo we tunasoye indirimbo mama sita ngo nkwe man ndananiwe ndarusha bazi ikindi nanjye no kurakara kabisa babarisi ninjyane aho ngaho dukomeze tuganiye neza twikomereze uriya Salima uramusifuzi wagiye gusifura wamuvuga iki Salima ngiye kumushyira mu mago turi kuvugana nguramukunda cyane niyo makuru turi no kuvugana ubu Salima hi baby okay I'm good how is the weather harashushe cyane oh my god Salima azava hariya bizamwakiye ku kibuga cy'indege na Ferugwa Ferabizi na Minispoc baraganira na Ministry wa sport ndamugani bose barabizi Salima kiva Cameroon niwe nari negereje gutino kucyudashaka niwe nari negereje ndavuga nige zarongora umugore wagiye gusifura make abagabo nayisifura zamenya ko azatungura uriya Salima rero yatsinze igiti Salima hanuri ukigaruka imetira hari ntago twayizana ubu ngo batazana yiba nayo guza amafaranga menshi Salima nge nawe do numwana umushikazi do umwana w'irusizi Ndanazi nawe unagiye ejo bonse batuye igihundwe ari yakuba dive ari Rusizi hano yitwa ku igihundwe kuba dive mama wetu tayari binose tubirimo banse n'amafaranga make cyane y'agampano ko ari make muri sifuri igikombe cyese ko is fine dukunda ubwanwa bwawe Salima arabukunda Salima hari umenye ko wabonye umugabo bwana mu mago tare Salima aba sportifs baruna bose bazanyambare bose kuri kuvugana ba Migi bande bose ba Faustin Jova Salima azajya sifuriye mu ruko nitugira mu gikorwa tujya kurya sitikura ntabwo nzamutega nose zakira nawe Salima numika tukora Salima ntabwo wahima cyakoze umuhondo ko ntabwo ngunda kurya cyane azaya nkubita imiyondo yo kutari ariko ari ya kuri penalty azarinda ajya kuri VAR babone ni igitego VAR muga nicyo witeguye gufata ikarita y'umutuku Tino iyo karita ntabwo njyewe man arabandi bose bari babona nizo mu karita y'umutuku ni benshi batarazibona ni benshi babuye batorabona so Salima I love you sifura neza ariko ufashe community itwara iki gikombe ko niyo ndi gufana nibyo nabwiye Salima bana bivuye kuri televiziyo na wundi muzongeye kuma interview bandi ntacyo nzatangaza muzaze mufate tujya ku kibuga cy'indege kumufata zabatumira yazaze je wundi igikombe cy'Afrika kirangiye azabanza cya Abu Dhabi anguriye ko yambaje ngo what you want that's fine just imisifurire ye kuri ramata imisifurire ariko se ikintu yukunda umuntu yose ubona ari mwagiye umenya gukunda umuntu bose barakunda ubona ngo ushirize inkweto wambaye nimbi what the heck nishaka zibembi kuri wowe zibembi ku bandi zize kuri wowe nta umuntu ukunda nukazagira n'ibintu none ibintu bibi ku muntu ukunda we yasifuye neza ari cya kintu hayi karite y'umutuku cha Mendi niba ari Messi nibuka baramwirukanse ati karite wiriya karite yita ari kuntekereza namuse yarambwiye hani kuri video call impamvu natira karite nagutekereza gatino wariye wafasha lunch ya saa 6 wafasha lunch ya nijoro a breakfast ya arayita kandi yibagiye ko ari mu kibuga nawe uriya mupeti wayitora gwa mukinyi twese tuvuga navuga bro muza mu Rwanda ebana mugabiye nka kabisa twigarukire kuba The Ben yaragaragaje ko nta kibazo afitanye na Bruce Melody akamupostinga wabyakite wabivuga iki ahubwo se ikibazo bakigiranye ryarariko
bagiranye ikibazo. Oh, nta kibazo bagiranye. Ikibazo ni mwebwe abanyamakuru. Ikibazo ni abantu b'utugambo babandi banyenyenyenyenye ibintu byose banyo. Byose badagiye ikibazo na The Ben ariho bahuriyeho. Messi yagirana ikibazo nanuze na Sancho. Ariho bahuriye. Cristiano yagirana Mashami coach w'Amavubi yagirana ikibazo na Muhozi ukina muri Espoir. How? He's a national coach. You are the player. Ni uguhamagara kuza gukina. Mashami nta kibazo agirana. The Ben was there. He's a legend. Prisman is just 10 years. The Ben is 15 and above years in the industry. Yego. Abantu babifashe nk'ari ibintu bya nabo danje borema. Ahubwo byagaragaje yuko kiyoboze ari abantu bagifite umuntu mu muziki nyarwanda nka The Ben. Barahari. Abantu bose si babi. Yego. Na Bruce Medwena nabwiye bicekaga niyo mpamvu yanditse The King. Agata Bruce Medwena wana posting indirimbo ya The Ben. Wapi? Bahise bamuchallenging mazaje mushyira ibintu mu bwenge. That's a challenge. Akwereka yuko just ningi aho boda ali what Bruce Medwena, you have to post the song. There's nothing wrong with posting your friend's song. Nababwiye mbere kigano ndi kwigisha abantu. Ntabwo aririmba ibintu yose bimare. Yego. Ntabwo akwanga The Ben ngo uririmba ibyo yaririmba yose n'ibintu ntabwo bibaho. Nta kibazo The Ben yigeze ajyana na Bruce Medwena abanyamakuru bagize ngo cyagiye akora ngo nabanebwe segeze avuga The Ben. So The Ben yakoze igikorwa cy'abagore, it's good. Kandi nabwo The Ben agomba kubikora because is inspiring the little ones, the young ones. Kugira ngo bazakora batameze nk'abandi. Yego. Bayiza ngo yakoze ibintu biyana byadanje se bibaye. Nta kibazo bigeze bagiranye na beef bagiranye. Yari beef ya The Ben na Bruce Medwena. Oya. Nk'ubwo Diamond Harmonize posting the Diamond. Agafata ya verse ya Diamond. Na Harmonize ari kuyibye nabo bayi ni inkuru cyane. Because they are not talking. Nk'ubwo Safi Knowless afashe indirimbo ya Safi. Knowless akavibinga indirimbo ya Safi shasha. That is news. Wow. Hey. Knowless Safi. Oh my God. I got kwa Sakus. Because she's married to Clement. Yeah. Ariko posting Safi, you know. So I go niyo nkuru mwatwakwe tuvuga ariko The Ben, what the heck? MC TINO. Ubundi abenshi bakuzi uri kwemsinga ariko ukaba n'umuhanzi. Nicyo atubwira ku muziki wawe. Ndi umwe mu bahanzi baronchiza album 2018 ndashimira Papito Music. Switch on n'abahanzi bose bamfashe ba Bulldog, Kalfan, Babutat King, Gabiro Guitar. Yego. Ni benshi. You know, Cassandra, bandi wasaba. Makari Gombe, Stetu ni benshi. You know, Siphon Band. Ila Siphon Band nigiwa yizanye mani mu Rwanda. Niwe wayizanye? Ningewe. Wow. Siphon Band yigaga ku Nyundo nigiwa bakuse kuba bakora launch yanjye ya muri mo launch. Wow. Bahise ba bari basanzwe yarimba ubundi, you know, kwa kunakora karaoke ni. Yego. Umuntu bari kubamenya bari kuguma mu hotel. Ndabwira ni muze. From there. Yego. It was a blessing. Siphon Band barabizi bayitiyeni ba Yego. Bose. Mfite ndi mushashe tukwa Mama Sita, please. Jya kuri YouTube. Wow. Mama Sita videos asoka next week. Jya kuri YouTube andika Mama Sita by MC TINO. Yego. Ariyo relax video imeze neza kanda subscribe kuri MC TINO official. Wow. Mundemere ukore comment n'ibiki byose man. Yego. I do music. Man, man. Ndi mu bahanzi bafashije abana bakiri underground kuzamuka muri uyu muziki benshi. Tukiraho nta guciye mu ijambo ni nk'abahe bahanzi wazamutse kuri ubu bari kuri level wishimira? Ni benshi. Tubwire nka babiri. Iva Blavan. Wow. Ivry. Bara Petri Gikondo. Warabafashije? Yeah, of course na Petwa tuna muntu rana bumva. Iva Blavan se nari kuri level nziza. Yego. Ivry se nari kuri level nziza. Yego. Na Queen Cha nawe. Wow, na Queen Cha. Yeah, Queen Cha je mwita kukwi. Kukwi nakanywa titi. Queen Cha muzikiriza bukatu kiringa n'ibike ndi kuri za flash shirayo. Yego. It's good. It's well off, you know. N'abandi abanzi benshi cyane. Wenda bamwe they don't even recognize. Nagomba sango baje hanshimire.
ariko umuntu yaragufasha, you have to take that, you know, ukamushima just and yeah, kandi buriya mushime ntacyo bitwaye. ejo ubundi adeko mu Nigeria rampostinze kuri IG we kuri story, I've got MC TINO One Love brother from Rwanda, Roberto Zambia, you know, Ladipo ayiso ya ndirimbo noyo nigiwa mbere wayicuranze kuri royo nyoriza bamwe mu radio nabwo nino mpete kuza mukango bamwe barambwa ati wiza no mu underground mu Nigeria bamwe indirimbo yabaye hit noyo ya Ladipo, you know that song. So sometimes you need to ugomba gufasha umuntu utitaye, you know, look ye cyangwa se kubera utamuzi. Je nkora kuri Cat Radio do abantu bikarongi za Gicumbi, je nkoreza email uzi WhatsApp yanjye musaza ndako mbafasha shiraho nkayumva yaba mbi iyo tumvishe indirimbo yawe it's not good because nanyi sinahere wowe wakumva indirimbo mbi. You see, mwakubwira musaza man, it's a long way to go, I cannot play this song. Nso wakuramo Chris Brown go crazy ugashyira ikirimbo nagukunze wambaye neza gisabo ibirimbo how can you even do that? Yaragiye ukaza go no do na show indirimbo what the heck, do good music akeza karigura cyane tara ihabwa n'Imana ariko kugira ngo ugafate ugomba gukora. Imana se gwetare zena gusunika, niyo mpamvu Imana yaduhaye amaboko n'iki n'imbaraga n'ubwenge duhita mu byiza n'ibibi. Utubwiye ku ndirimbo yawe Mama Sita man, none hari n'icyo uri gutegurira abanyarwanda? Mfite concert ndi gutegura vuba nka mapro RDB naraboye man need to do concert zitwa Friends of Tino concert. Wow, inshuti za Tino concert, inshuti zanjye gusa mwebwe ba Rosette muze mbabone bakubita naririmba nabi navuga naseka mwishure babwiye ni kwinjya ni 10,000 ubwo ati inshuti yawe 10,000 ni amafaranga make ku inshuti yawe nyayo. So Friends of Tino concert, we're gonna do that. Wow. You know, and I'm gonna play you my album Nizi Shasha. Mfite n'abandi bajyama bahanze inshuti zanjye bagabiro guitar Bushido, you know, Robutat King, you know, see Vanessa Galarin Sano, Ivry, Ifabravan, what was Bulldog, Riderman, what was say, yumba bgeni mfite Friend of Tino concert, please showcase. But ikintu bambaza Riderman cyane itamaze musaza ni ryari. Yego. They don't ask him urabona Riderman abizi wa King James fitaga concert waje basi ukemu gusa nabwo abasanga urabona ni ryari sangapi how come. Wow, nicyo kigaragariza kubana neza n'abantu bamico the best bari bose. See, yeah, ariko nk'abahanzi umuntu we yarafashije njya mbabona kuri za YouTube za TV murashima abandi kubona gushima ngo badije fesho futse birabaza gufasha umuntu man nayibuka imvune wamugize wamutakaje. Niyo mpamvu nkunda the Ben buri man arifata all the time. Wait, what's up bro, you good man? ABCD you good man? Ukora na Diamond mboni soka bro, akabigusaba mbetana soka. Yego, akakumvisha na subject ndi munayimvishe sample na nabumvisha bakiri muri studio ariko nuko nyine this is private. Yeah, he recognizes the band, you know, but Uncle Sinwaria they recognize, but they know. Yeah, I'm the number one MC mazije kinini kuri radio, natangiye kenshi abanyamakuru benshi mwe mutara navuka wendo n'urugero cyangwa se mwari mukira abapeti cyane muri very young, this young man. Ndakora za Flash KFM ndi ku Royal ndi kuri Keti nagiye cyangwa nangiza Country FM. Wow, as a programs manager ndabafasha ibiganiro. yego, ibyo bine natangiye nibyo bari kugenderaho Country FM Rusizi because I program done naga uyo aje mu gitondo saa 6 yo mu sport gutya I showed them bari kugenderaho. Ejo nabonye aho bari gutanga ngo abo bafashije entertainment bari kuziha abantu which is good, wenda ni amaso yabo ari kubereka ibyo but man niyo mpamvu ndi gukunda Neringabo muri iyi minsi niyo mwanzi ndi gukunda cyane. wow, Neringabo abantu uri yo young but you're good. wow, Kirema man of the ball. Fireman, big up on yourself.
Jay Polly, keep resting in peace, man. Yeah. Muzadukumbura bubatse man batege man nicyo niyo ndyame ndabitegera gose aba bajyama batekire man muza hangaha ngo ugiye gusezera kuri Tino ngwiwe man don't come batangire bagupostinge utari bubibone bavuga ukuntu bagukundaga utari bubibone Tino icyo kintu kivuga iki kuba umuntu yapfuye bakamupostinga bakagira ute kandi akiri muzima batari barabikoze ntacyo mbivugaho bagumane byabo je Yesu ahora posting akwishimiye ndi umwana w'Imana ndi umukristo man my heart is so Christian ntago na dini ngira sindi umunyedini ngewe I pray and believe in one God Almighty. Wow, ariko Tino so I pray to that God is my God na muntu z'Imana twese turayizi buri muntu ayizi uko rero gumana Imana yananye ngumane yanjye siyo ari umuntu uzagora nago nukanyigisha Imana aryo njya no mutuma ari abantu bafite utumana n'ibiki gift man God Almighty you understand. Wow. So niba Imana posting buri gihe nkavyuka yukangusa Imana yagupostinze abo ita postings bose bari kumanura nibo bandi modoka kubita biki bose rusororo nago yaba postings igihe cyo kupostinga wo nushaka postinga my Jesus my Jesus is posting me my guardian angel posts me every time my God my mother my sister my family my papito my papito posts me every day my DJ Fly posts me every day my Vanny posts me so if you don't post me I'm mvuze my friends so if they post me and you don't post me papito atampost ngire kibazo I'm not going on bro go man let me post you I'm posting ariko Tino birababaje ni ibintu bibabaje of course cyane uwo mwana uri kuri camera director bafite inshuti ze akigano ashyiraho link kuri status nibagiye n'umuntu gisharing mwariza ukamugurira umuntu ntabwo ari muri reg yawe bro niba ukora nk'iki kiganiro ushaka views na mukure YouTube yanyegere kuri za zindi za yagoza abandi inazirenge yes ariko ufite abantu yishize status irebwa n'abantu bangaye direct ni benshi over 100 sibyo ijana bose bapostinze iyi link do you know what it means barangiza ngo msasa none se wamaye kibiri ko nakubiswe heck n'uyongeye kwa we pete niyo nama ngugiri you either bari kube nawe cyangwa ntago bari kube nawe yes you young but you need to grow you never need to just go kuki twiyanga ariko kubigeza anga why do you sabotage yourself don't man love yourself Rosette abashutu ufite mwiganye primaire gardien nibiki mu za groupe mu Rwanda birahane biki wambwiye ngo wanakora ikiganiro na Tino nakora ikiganiro na Pastor naka nakora ikiganiro na King James okay ngo okay na yagira boy de shara shaka mutwerero n'ubukwe kuki atagufasha kugira ngo amafaranga ave muri YouTube mufashe kuki ari kubana mwagiye muvugisha ukuri man kamabwiza ukuri niba umuntu ntaki nago akumariye mu buzima ni umuntu tagwereza cyubahiro umuhereza forget about that guy exactly forget about that girl ari abakobwa benshi beza ari abahungu beza benshi niba Tino nagwereza cyubahiro ukuye nka girlfriend wanje niba nagwamaga like kuva mu gitondo ya nijoro nagwamaga ubwo shaka uze unsura ngo Rosette ejo ngwino saa yine ndagushaka ukaza disi mwana wa Rosette umwana w'Imana ukaza kana nature n'iki nibiki ukigenda wowe washaka your brother is sick urabizi neza ko Tino byose ufite amafaranga honey I need 50,000 ngusha nayo mfite forget that guy forget that girl ndi kuvuga ntabwo ndi kwashye umutima mubi ntabwo ndi kwashye umutima mubi ako byambaye byagiye imbaho nafashije abantu benshi nanavuga ari se basananga nafashije bameze neza ariko nanamusana n'ibihumbi 100 bamwe ni bakitaba kubera bagafashe ufite amamodoka mu modoka Jepoli yatunze by'Imana Jepoli mama nange example no muntu wambabashe mu buzima je nafushije abantu benshi muzeye papa bandi baramaze bose bashinguye iyo ngi ariko Jepoli thank you wow Tino tugana ku musozo niki wavuga ku bantu bigize abasesenguzi muri showbiz
abo basesenguzi nabo barashaka bose bafata ku mavuta abandi bose n'abapeti kuri ngewe ibyo bakora ndabyubaha kazi nabo bari gushaka umugati fata ku mavuta afite umugore na family adakoze biri yakora umugati yes akora kuri flash itangaza mukunda amafaranga sorry guys nibakababeje we do journalism chance kujya kuri presenting because we love it na mafaranga arimo nayo nayo so fita kumuvata go bakuzano bavuga ate BCD kayabona yego DJ Brand kayabona akabona icyo aranguza muri boutique nakiye musanga ibintu biri kugabanuka sinzi ko byaje so DJ Brand arabizi bose barabizi mwese muri kurebesha man abantu bose kureba One Fox TV show man bro mwese ari kumuzu kuri bazi kuri man Montazi Tino man you know bari baskomba kwise middle finger mwarasazi no ako nyine akurikiye uruwe rutokiza uru niko ndufanya hano ndufatiye ndurekuye ngarushira bo mwarumenye ako ndarufasha kuba abana banjye bazareba ibiganiro wende in future n'umugore wanjye nabandi batajya ngo papera tukaraga no you know muri Showbiz 2005 yego 2005 abose baba YouTuber mbarise bambara ikibazo 2005 bari buri muntu itekereza umuntu kureba iki kiganiro 2005 warurihe aho ngaho numara kwitekereza abantu waruri uzahereza ati n'icyubahiro uzamenye n'umuntu man bose nabyo abandi bose mwese baba YouTube abanyamakuru abahanzi mwese umuntu muri aba DJ mwese I don't care whether you're DJ or you work on which TV or I don't care we ikintu cyo kibazo siga tunazijya no kumusoza n'ibindi mvuga subiza 2005 count yourself back man I was here and I was big 2005 I was on Flash FM wakora kuri Flash FM none mari 2005 nyirangiza za secondaire nyiri umusore ko ibaze mu boss ngakamanzi niyo bamushimire atitengo uri kwiga ibiki ngiki ngwino you just saw the talent in me kamanzi you are found you are my dad zana kuvuga hose na family n'abagukomoka bose amenye ko bafite umuntu muzima afande kamanzi is my mentor my everything ni watumye mbaye ngibi niyo muvuga n'umuhamagaye yashirira avuga muzemeze nayo mwagafanta mungu wanjye arabizi Flash FM ndayikunda man iri hano you know it's abo bose bari kuri Flash bose narabigisha Paxson bose come on bakiti bose bose banciye mu biganza so ni Tino ni duhura n'ahantu hose I'm not your nushaka ufite modoka nushaka ufite umugore n'amazu I'm not your type I swear to God ndarahira imbere y'Imana nushaka ufite ama etage ibibanza n'ibiki I'm not your type ibyawe n'ibyawe ibyanjye n'ibyanjye my property is my property ntaguma n'ibyawe niwuza agaciro niwazajye n'abantu babaseke babazana ibintu uno umuntu muri benzi abantu bari kwicwa depression bitewe n'amadeni bafite mu bank people dying urishimira ubwo buzima wowe umuntu afite miliyoni 100 ndashaka kuba nkuriya ndashaka kuba nka Medi which man depression is gonna kill him can you live your life and live free ureka copy y'ubugundi 2005 bari abafana bakunzi b'ikiganiro muze muri comment 2005 waruri he nawe mwishiremo nimuhura na Tino zarena nayo hose nitunahura no mu muhanda ni kuri moto uri mu modoka utezera sababu yawe don't bring me ngutino ngo nagakora buko murongore mufite wo kurongora barahari mu barongo just ndabona wo ndongora ntabwo araboneka you know so don't bring that stress to me you know to my mother man nta kintu uzongera guhereza abantu soza shimira abantu bose mukune TV aba bana ko ari babiri mukore subscribe musharing ikiganiro yego bavuye ruguriye wose mu moto niki baza baguze camera man bagure n'ibikoresho byinshi bahereza n'abandi akazi
love them. You know, mu sharing ikiganiro mubafashe Rosette atari imbere na director ni muwe muri kubareba gende kubareba, they very young, bafite passion. Abantu bo his excellence avuga Kagame Paul his excellence, yakunda abantu bafite very passionate about what they do. You know, bagira na hope, bagira icyizere. Abantu ntabwo mvuge abantu ngo nabasuzuge, but they young, ni ijambo abantu bakuru bakoresha. So love them, subscribe, share, mukoresha kuri MC TINO official. Ndanashimira mwese nkunda, ndi kuri Ket Radio Dunda Show buri wa mbere kuyo kuwa gatanu saa 9. Follow me every man, everything nice man. Papito, big up on yourself. Gabiro Gitala man w'Igikondo, you know, Bushido, everybody. Vani, big up on yourself. And wari mu majyepfo, big up on yourself. Mu majyaruguru hose burasirazuba, uburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. God bless you. Uyu mwaka nimuhereze ibintu byo guhereza birangire. Umuntu niba gukunda abikwereke. Umuntu agomba kugukunda akakwereka agaciro k'ibintu ukora. Apana kuzajya badukora afite za anniversaire ngo tuze. We showcase what? Murakoze director, big up on yourself. God bless you. Rosette, thank you for the show. In church gano ngoze ngumva ndishimye man. It is what it is. It is what it is, and it won't gonna stop. Imvura igiye kugamana. Murakoze. Bye bye. Wow, thank you so much. Thank you so much guys. Icyo nababwira mukomeze mukore subscribe kuri One Fox TV show, muzabone n'ibindi biganiro bindi. Murakoze cyane.